bikababaza umutima wawe naho watakambira Imana igasa nkaho itakwitaye kubaho ukumva ntacyo bikikumariye urababaye nshuti wasubiza amasi yuvuye ni kure cyane ni habi cyane watekereza aho ugiye bikagukomeretsa umutima kubaho kumva ntacyo bikikumariye urababaye nshuti irakuzi kwa kundi ukanguka ukicara ku gitanda cyawe ubitse umutwe mu biganza urira cyane rwose ushavuye tayindi ni Yesu ufite ibanga ry'ubuzima byutekereza Yesu ibyo unyuramo biruhije nshuti n'iby'igihe gitoya tibihoraho tibigatume ute ahaha ureka Imana anidahemuka jwizera yasezeranye kwiza bana nawe no mu bihe nk'ibyo biruhije mu bwisezerano ryayo risa nkaho ntabwo rizahera juyizera haleluya ni uhindura amateka uwari umushumba kaba umwami ntana kimwe kimunanira agengibi nubwo wambaye ubushwambagara yakwambika umwenda w'igitare ntana kimwe kimunanira agengibi ni ureba munda ingumba tuzamure akaboni
ishanga rikomeye na kimwe kimunanira arashoboye niureba munda y'inguma akabona ishanga ayiwe tana kimwe kimunanira arashoboye. Haleluya! tutinye suyiteguye kukwakira umutima wanduye arawushaka ngwino we ngwino akuguranire zawe byose arashoboye. notanga rero zitatu zo gushima Imana mwonyakira dushima Imana kubera ko ari izihindura amateka uwari umushumba akaba umwami nta na kimwe cyo munanira. Imana yacu n'umugenga w'ibihe imenya byose n'ibitarabaho kandi igenera umuntu wese ibimukwiye mugiye cyayo. Haleluya! 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 Bwana asifiwe. Amen. Yesu alisema nitarudi tena kuwachukua wote kwenda mbinguni. Yesu alisema nitarudi tena kuwachukua wote kwenda mbinguni. Ai, Yesu alisema nitarudi tena kuwachukua wote kwenda mbinguni. Inyanja nizisuma ibicu bigahita yukwidukunda. Inyanja nizisuma ibicu bigahita uko nukwerekana yukwidukunda. Inyanja nizisuma ibicu bigahita uko nukwerekana. Tuzamura ibiganza. Bahari n'amawimbi na upepo wa kuva utuongoze Bwana. Mumpa amashyi. Bahari tumupe amashyi. Na upepo wa kuva utuongoze Bwana. Yewe Yesu we. Inyanja nizisuma ibicu bigahita uko nukwerekana yukwidukunda. Inyanja we. Inyanja nizisuma ibicu bigahita uko nukwerekana
tuzamura ibiganza bakecuru yewe wa musozi muremure ubona wakoriki imbere ya Zerubabeli twese tugire gutya yewe wa musozi muremure ubona wakoriki imbere ya Zerubabeli ababiba barira kuzabona umusaruro wose nidutura imiba tuzaneze yewe wa musozi muremure ubona wakora imbere ya Zerubabeli uzaturukaho yewe wa musozi muremure ubona wakora imbere haleluya Bwana sifiwe ndamukiriza mugenzi wamubwira ngo witinye umusozi amen witinye umusozi haleluya Bwana sifiwe amen ongere kandi wimubwire witinye umusozi n'izina ryawe witeka arahari amen turanga sebeni papa turanga sebeni ntanga umwanya tuzamura ibiganza duha Imana icubahiro haleluya turanga sebeni papa ayi Bana we haleluya gwino papa naje mwamugo kubo bizeye biremera naje mwamugo kubo bizeye biremera we namenye kuri se wimigisha Imana imuri bihe sinakurekura namenye kuri se wimigisha Imana imuri bihe sinakurekura we Ai namenye kuri se wimigisha Imana imuri bihe sinakurekura Imana imura we Imana imura we Imana imuri bihe sinakurekura ai erega sinakurekura namenye kuri se wimigisha Imana we Imana imuri bihe erega sinakurekura Imana imura we Imana imuri bihe erega sinakurekura Imana imuri bihe Imana imuri bihe erega sinakurekura Imana imuri bihe tuzamure Imana imura we Imana imuri bihe Imana imura we Imana imuri bihe ufe numvise mugenzi wanjye ashima anyibutse iby'imbaraga zawe kandi nanjye mfite icyo cyifuzo oya sinataha amaramasa kandi nanjye mfite icyo cyifuzo oya sinataha amaramasa kuko imbaraga ziyahagira ishakashaka aho yamwamaziwe niko umutima wanjye ukwifuza oya sinataha amaramasa niko umutima wanjye ukwifuza oya sinataha amaramasa niko umutima we niko umutima wanjye ukwifuza oya sinataha amaramasa niko umutima wanjye ukwifuza oya kugira gutya niko umutima wanjye ukwifuza oya
yasuye we yasuye yasuye we yasuye yasuye we yasuye umwana wa Yayiro we yasuye yasuye umwana wa Yayiro wasuye yasuye umwana wa Yayiro wasuye we wasuye we wasuye wa Yayiro erega mana we imigambi yawe kumana ibiye byose yorari isa we waboho nasi wabanyagayi wasuye umwana wa Yayiro wasuye umwana wa Yayiro wasuye hasi juru sawa turanga papa Imana gwimigisha kantu gatoya wa mugore wari ugwaye ngo yamukoseho ngo arakira ndiri wakora amafungo ngo areke kurya ndi yatanze rero 200 yamukozeho gusa ngo arakira haleluya 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 twage papa twagenda ko gacishe muve wa mugore warugwa nagukoze warakira baritima yagusa agukoze warabona naje mwamugo kubo diseye biremera naje mwamugo kubo diseye biremera namenye kuri se wimigisha mana imuribi rega sinakurekura we witinya shuti we witinya ibi bisikuri wewe zagenda we ahari kurira kwararira umuntu nijoro mu gitondo impundu zikavuga we ahari kurira kwararira umuntu nijoro mu gitondo impundu zikavuga witinya shuti we witinya ibyago sikuri wewe zaganewe iryo nijoro rihamagarana n'irindi joro amanywa nayo akitaba iryo nijoro rihamagarana n'irindi joro amanywa nayo turibona namwe witinya dore ndi kumwe nawe ibihe byose bagirwa uko wa mbere yikora mutima witinya we witinya shuti we witinya dore ndi kumwe nawe ibihe byose zidakwibagirwa uko wa mbere yikora mutima tugira gutya witinya witinya shuti we witinya dore ndi kumwe we dore ndi kumwe nawe ibihe byose zidakwibagirwa uko wa mbere yikora mutima haleluya kubeka kantu kamwe dukora sibyo kiri umuntu nahaguruke ku maguru ye urangiza utora kantu wazanye nimba ari moshwari nimba ari iki nimba ntaco wazanye wambura ikirato cy'ukuguru kumwe ugifate ibi bintu mbambabwira Bwana sifiwe amen Maria yabwiye abantu cage mu bukwe bw'ikana arababwira ngo ico Yesu ababwira mu gikore ndimundebe nkanje waha ngaha muri 26 oyayi ndimundebera aho ngaho mundebe nko watumwe na Yesu Kristo Bwana sifiwe amen ndahamya neza ko ikibazo ufite wazanye utagisubizayo ibi birakora ndabizi twozamura tugahimana icubahiro haleluya
amatelefone nimuyafate turebe abayazanye nimuyatse tumurikire ubuzima bwacu nimuyatse tumurikire ubuzima bwacu uwayizanye ayatse uyatse tugiye kuvuga ngo juruwe tegeka mwatse amatelefone nimara mutuzimiriza aya matara siko tuzimiriza aya matara ni ukuri kw'Imana upfe kwizera Imana ikibazo wazanye ntabwo gitahana tuzamure haleluya haleluya turanga papa iyo ntimeze nk'abantu ntagishobora kuvuga zitakora bikangwa n'amacu cyangwa imiheto itabaye ntawe ushobora kuyitanga imbere uva Imana yitunga n'abahanuzi niyo mpamvu isezerano igasohoza yamishe mu mababa mu gihe cy'imvururu ibyandushaga bikurwaho n'imyanzuro y'ijuru iyo nimeze nk'abantu ntabwo ishobora kuvuga zitakora ikangwa n'amacu cyangwa imiheto itabaye ntawe ushobora kuyitanga imbere juruwe tegeka bose bireme juruwe tegeka bose bireme tegeka bose bireme tegeka bose bireme hasigaye rimwe hasigaye ko dusimba rimwe nawe uri mu ntebe ube kuwisheganya tuvuge juruwe tegeka biremera wisheganya witerere rimwe gusa dutanga umwanya curanga papa umva alisikia kelele za watu wengi mno akaambiwa kwamba ndiye Yesu anafika akapaza sauti kwa nguvu sana akisema alisikia kelele za watu wengi mno akaambiwa kwamba ndiye Yesu anafika juruwe turibana namwe gusa juruwe Giragucha juruwe giragucha zamura cyane juruwe ijuru ihembe dukomere Imana amashyi nimwatse wa twongere kandi dukomere Imana amashyi tegeka byose biremera icampisi aho